Se waba wari uzi igice cy'umubiri gikenera amazi kurusha ibindi bice byose? Icyo gice se cyo cyayabura bikagenda gute? Ni ubwonko. Nibyo wabibonye neza, ni ubwonko. Nibwo bwa mbere bukenera amazi menshi cyane kugira ngo bukomeze gukora neza. Amazi ni ingenzi cyane mu mikorere y'ubwonko kuko agira uruhare mu kugaburira nerone cyangwa uduce tw'ubwonko dufasha mu gutwara intungamubiri n'umwuka wa ogisijene no gukuramo imyanda. Iyo amazi ataboneka mu mubiri, ubwonko bushobora guhura n'ingaruka nyinshi kandi zose, ingaruka izo ari zo zose, ariko iz'ingenzi eshatu nakubwiramo ni izi. Ikibazo cya mbere iyo ubwonko bwawe bubuze amazi ni ukugira ikibazo mu mitekerereze. Iyo umubiri wabuze amazi bihagije, ubwonko bushobora kugabanya ubushobozi bwo gutekereza neza, bugahita buhindura uburyo bw'imitekerereze. Ibyo bigatuma ugira ikibazo cyo kwibagirwa cyangwa se kugira ibitekerezo bihungabanye ndetse no kugira ikibazo cyo gusobanukirwa n'ibintu. Ikibazo cya kabiri iyo ubwonko bubuze amazi ni uburibwe bw'umutwe. Iyo habayeho icyo bita desidratation, kuvuga kubura amazi, ubwonko bugira ikibazo, umutwe ukagira uburibwe bukabije kuko ubushyuhe bw'umubiri buba bwatangiye kugenda bwiyongera, bigatuma umunaniro no kudakora neza kwa sisitemu y'ubwonko biba ikibazo, hanyuma umutwe ukakurya. Icya gatatu iyo ubwonko bwawe bubuze amazi ni ukudashyira umutima ku byo ukora. Nibyo wabyumvise neza, kudashyira umutima ku byo ukora. Iyo ubwonko budafite amazi ahagije, abantu bashobora kumva bafite ikibazo gikomeye, bakaba batabasha gukora ibintu neza cyangwa se kugira ubushobozi bwo kwitwararika mu buryo bwiza mu byo bakora. Niyo mpamvu wowe nkurikiye ukwiye gukomeza kujya ufata amazi mu rugero rwiza, kandi ugafata amazi mu gihe cya ngombwa, ndetse cyane cyane ku bantu bafite ibikorwa byinshi, bafite akazi kenshi, bagomba kugerageza guha ubwonko n'umubiri amazi ahagije buri munsi. Niba nawe wumva ari ingenzi, kora subscribe.